The Zoom TV 24. Watangira twibwira. Wanyita Tupac. Nkafite agasino bita banyita Tusheri. Nose nko ku munsi wa Saint Valentin. Undi ufite umukunzi? Ndamufite. Umwe? Arenze umwe ari uw'ingenzi naho umuntu agenda abeshe kugira ngo iminsi mibi. Nk'abangahe se? Byibuza ni nk'abane ariko uw'ingenzi ni umwe. Okay, ubwo bane bo kutuma iminsi igenda n'undi umwe ushyirwa ku mutima. Ubwo ni batanu. Saba bakunzi bose urumva ku munsi wa Saint Valentin ufite umukunzi akenshi wicara uvuga ati umukunzi hari impano yanteganyirije. Noneho abo bakunzi uko ari batanu ubwo bose baba bateganyirije impano. Byaroroshye. Ngo narabiteguye cyane. Dore hari utubiswi twaje tw'umutima cyangwa ukabagura ka gakeke twasenkana ukaduhina hano kuri umukecuru hano ari umukecuru ufunga neza kado ukakamuha ugatumerezamo ako gakeke akagenda sirebura bigacamo. None se bose arabubeshya nyine kugira ngo iminsi itambuke n'uwo ku mutima wose uzabarereza akademo. Wumva ku mutima biratandukanye nzashaka kandi kari defira nabo ngabo. Ni nkihe mpano rero wo nguri ku mutima umuteganyiriza? Kuko ari ashaka kuza kureba ashaka kuzareba n'abamenye ibanga ahubwo buri ibanga riri hano dore hano ku mutima kuri murateka rebaho neza. Urakoze cyane. Sasa